kurota inyenyeri biravuze ngo ibyo wanyazwe byose Imana irabigaruye. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kibwo buhamya nabutanga. Banga kuva mu bakantegeza saa moya mvuye kujonge ko abantu 10 bose bici bategereje agahanga kanje ngo nzaje kandi bose bakarabe. Uwirira ngo burimiro n'ubahinze bose ngo barindire ntamba bazave ku ishuri ajye kuvoma. Mu gihe abandi batoye ikayi igenge kuvoma. Muri Nyakabingo ndahibuka. Bakamuntu jerikani rukuruta. Kandi ningerayo ntabantu usanga bavomye. Barangije babitahiye. Narababaye inshuti. Barayijimije bamukadata baratwikira bacu baratwikire ko uyu munsi ni batwikire ndore ntago bikunda bisobanura ko niburyo urote yabwiye ati wowe Abraham sohoka bare nyenyeri ikukanga ngo nta mwana ugira nubasha kuzibara umbwire natwe twarazibara ariko hari umunsi umwe tutazibaza umunsi yatanze igitambo akagaburira abashyitsi ba marayika niwo munsi atongeye kubona inyenyeri ahubwo yabonye umwana. Hari ikibora rero ngo bazagikorera cyumva manitamboke icyo nkubwira cyo nta muntu ushobora kuzimya kukwambura ikimana yaguhaye mu gihe cyuyubaha. Amen. Batwaye umwandira ijambo bafashe ikanzu Yozefu barayimwambura ariko ntibatwaye bibwira ko bamutwaye isezerano yego uzanyikoresha jerikani ariko ntwaye ikimana yamvuzeho yego ariko icyo gihe ukunanganaga nari kagufi ifite akadakara byimbye kubera imvune sindira igihe simvuga urushyi barasekura nakora bakubita imigeri uwo tuvukana gahonda mama wacu bagahonda bamuyombo bagahonda data gahonda mbega ingoma y'abaporosi ivuga buke barahonda disi ingoma se y'abaporosi iracyavuga hari ibikivuga cyane n'ikimana namenya ari ni amatushe ya telefone yego cyangwa inzogera oya reka da ni amatushe ya telefone bahonda gutya barahonda kubita inde wihagaritse hano niwe utanahageze ubwo urubwa rwose rwarakubera ibishyimbo bitakora ati mucunga ubundi umwishywa atuma nta bishyimbo byera yego disi ikintu cyose wasuze niwe wagize gutya niwe kwete se nubwo nari ndi ku ishuri nago umusozi bageze hano waza bagahonda imari iryo jambo rimuhoramo kandi mu magambo amwe ananiza umutima w'umuntu ni ijambo kubera iki yego kubera iki kuki yabikoze numva ngo ro divorce kurota ubona uwo mwashakanye mutandukana cyangwa umubyeyi mutandukana akenshi n'ubwoba bushingiye mu kuba wenyine gutakarizwa icyizere guhomba kubura ibintu byinshi mu buzima no kuba wagira ikibazo kuba mwese atajya kugiraho impamvu cyane cyane kumva wigunze kandi ikindi umajya gushaka agira ngo agire umuryango agira abana agira abuzukuru agira ikindi kurota divorce burya haba harimo no gupfakara burya cyangwa no gupfusha no gupfa mu myumvire yego rero kurota umwe abanaga mutandukana ni inzozi mbi cyane kandi muracyari kumwe ariko nijoro warose ubona mwatandukanye biravuga ngo ni ugutakaza ibyishimo n'umunezero bavuga ngo ni feelings cyangwa se ngo lose your feelings ubwo ni ugutakaza ibyiyumviro by'umunezero no mu mutima no mu mubiri ahantu hose biravuze ngo uyu muntu wabirose ashobora kuba bamuca inyuma cyangwa umugabo amubeshya cyangwa hari undi muntu waje guteranya ku buryo ibyishimo mu muryango bishiramo ubwo hajemo ibintu umwuka utari mwiza mu muryango kandi ntibabivugira hamwe ikindi kintu bisobanura satisfaction ngo relationship satisfaction cyangwa satisfaction relationship kutanyurwa kwabasha yego barabivuga ariko abantu bakuru yamushaka ati simpa undi yamubwira ati simpa undi yamubwira ati giye ntukaneje ubwo baranyurana sinaje kugushaka narinje kwihandura ikindi ryasiga rwana n'icyawe ntabwo ariko byumva ubwo buri mwe ashaka ibyishimo bye ntabwo akeneye ibyundo nta guhuza mu byishimo aje kumushakiraho ibyishimo ariko ntashaka kubimuha birumvikana babyumvise nyine correct uvuga ngo uno muntu
ubwiza bw'urugo n'uburyohe bw'urugo n'uburyohe bw'abashakanye ntabyo yumva, nta n'ibyo akeneye, umutima we waranutse. Yego. Nubwo atabivuga ariko yarashizemo imbere, separation cyangwa gutandukana byararangiye muri we. Nta marangamutima gifite usibye amabi yo kumva, nta feelings nimwe ihari kugira ngo abashe gutabara. Yego. Yego, abantu bajye baza ko yaba ari ukurya, kunywa, kuganira, muri make bigera ku rwego ugira amahoro ari uko adahari, kandi urashiriramo imbere ntuvuga. ati wamakabona nk'akaza yaza ukumva isi irarigise, urugo rukabiha, televiziyo ikabiha, telefone ikabiha, kubera ko hinjiye ubishya ibyo bintu. Yego. yakwishe amarangamutima, akwisha umutima, akwica n'ibyumva by'inyuma, arangije akwicira n'ahazaza. Yego. Today uri muri why? Ubu uri kuvuga ngo kubera iki? Ryari? Byaje gute? Kubera iki? Byagenze gute? Ninde? Why? When? What if? None sunikaranye muhimi. Ubwo usigarana ibitekerezo n'ibibazo byinshi kuri mugenzi wawe. Yes. By'ubugoma ahubwo biteye n'ubwoba. Uba wumva nta munezero kuko icyo yakwiciye amarangamutima. Yego. Ikindi kurota ubona wowe mwashakanye bisobanura ngo Imana irashaka guha uburenganzira bwo kuruhuka. Yego. Haravuga ngo divorce Imana ntiyemera, abandi ngira yemera, hari ukuntu abantu bivuga ibintu bishakiye. Ariko biravuze ngo iki? Ntabwo mbizi. Yaravuze ngo ubonye kibi kije agira gute? Umunyamakenga yabonye kibi kije aragihunga se? Arakikinga nyine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza, kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero tuje ngo hayikaze ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turagarutse n'ubundi mu biganiro mutegurirwa mukanagezwaho na Reverend Ntambabazi. Amazina yanjye ni Jerry. Ugubwe neza aho dukurikiye uherereye hose, Imana ikwishimire. Mushumba ndagusuje nawe. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kandi datose kwishimire. Nkomeze nshimire abantu bari mu gikorwa cya Seeds of Joy, kandi Imana ibaha umugisha. Turakora umurimo mwiza kandi mu ijuru. Imana izaduna nari nshonje uranga bari basura nyambika. Mbahaye ikaze mwese abadukurikiye, tubashimira ibyo mukuje kutugaragaza ko mudukunda, mukora subscribe n'ibindi bisa nabyo, kandi mukatuba hafi. Nyaboneka uwo tutarahura tuzahura, utaravugana tuzavugana. Imana ibamushe mu izina rya Yesu, turabakunda. Amen. Turacyari muri cya cyumweru cy'inzozi
uyu munsi dufitiye iki rero mushoboye? ndagira ngo kuri uyu munsi tuganire kurota divorce cyangwa ubutane, kurota utandukana cyangwa abantu batandukana. Divorce kwanza ni iki? ubwo ni hagati y'amakupure turaza kubavuga ushobora kurota icyanzu ni uko ushobora kurota ubona ababyeyi batandukanye nawe watandukanye, turivugira kuri divorce. Okay, ndakwakiriye cyane rero. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubundi nagira ngo turebe, ariko ubundi divorce ntabwo ari umugambi w'Imana. Divorce ni umugambi wa Sekibi, kuko Imana yifuza ko abantu babana amahoro bagashinga urugo, cyane ko burya kubana mukagira umuryango. Ubundi umuryango ni papa, ni mama, n'abana n'abandi bavandimwe. So rero iyo habayeho divorce biba bisobanura yuko ni ugutakaza kuba wenyine mu buzima bugoye wabaje, no gutakaza destination yawe, ndetse no kugira ihungabana rishingiye ku myumvire no kwibaza impamvu ibyo bintu byakubayeho. Yego, kurota bino bintu bunda kenshi nk'abantu bakoze divorce banije ngo why kubera iki ubundi iryo jambo rimuhoramo. Kandi mu magambo amwe ananiza umutima w'umuntu ni ijambo kubera iki. Yego, kubera iki kuki yabikoze. Numva ngo divorce kurota ubona uwo mwashakanye mutandukana cyangwa umubyeyi mutandukana, akenshi n'ubwoba bushingiye mu kuba wenyine, gutakarizwa icyizere, guhomba, kubura ibintu byinshi mu buzima, no kuba wagira ikibazo ku buryo atajya kugiraho impamvu, cyane cyane kumva wigunze. Kandi ikindi umajya gushaka agira ngo agire umuryango, agira abana, agira abuzukuru, agira iki. Ikindi kurota divorce burya haba harimo no gupfakara burya, cyangwa no gupfusha, no gupfa mu myumvire. Yego, rero kurota mwabanaga mutandukana ni inzozi mbi cyane. Kandi muracyari kumwe, ariko nijoro warose ubona mwatandukanye. Biravuga ngo ni ugutakaza ibyishimo n'umunezero. Bavuga ngo ni feelings cyangwa se ngo lose your feelings. ubwo ni ugutakaza ibyiyumviro by'umunezero no mu mutima no mu mubiri ahantu hose. Biravuze ngo uyu muntu wabirose ashobora kuba bamuca inyuma, cyangwa umugabo amubeshya, cyangwa hari undi muntu waje guteranya ku buryo ibyishimo mu muryango bishiramo. ubwo hajemo ibintu umwuka utari mwiza mu muryango, kandi ntibabivugira hamwe. Ikindi kintu bisobanura satisfaction, ngo relationship satisfaction cyangwa satisfaction relationship, kutanyurwa kw'abashaka. Yego, barabivuga ariko abantu bakuru yamushaka ati simpa, undi yamubwira ati simpa, undi yamubwira ati giye ntukaneje. ubwo baranyurana. Sinaje kugushaka, nanje kwihandura ikindi ryasigara urwana n'icyawe. Ntabwo ariko byumva. ubwo buri mwe ashaka ibyishimo bye, ntabwo akeneye ibyundo, nta guhuza mu byishimo. Aje kumushakiraho ibyishimo ariko ntashaka kubimuha. Birumvikana. Babyumvise nyine correct. Bivuga ngo no muntu ubwiza bw'urugo n'uburyohe bw'urugo n'uburyohe bw'abashakanye ntabyo yumva, nta n'ibyo akeneye, umutima we waranutse. Yego, nubwo atabivuga ariko yarashizemo imbere. Separation cyangwa gutandukana byararangiye muri we. Nta marangamutima gifite usibye amabi yo kumva nta feelings nimwe ihari kugira ngo abashe gutabara. Yego, yego, abantu bajye baza ko yaba ari ukurya, kunywa, kuganira, muri make bigera ku rwego ugira amahoro ari uko adahari, kandi urashiriramo imbere ntuvuga. ati wamakabona nk'akaza yaza ukumva isi irarigise. Urugo rukabiha, televiziyo ikabiha, telefone ikabiha, kubera ko hinjiye ubishya ibyo bintu. Yego, yakwisha amarangamutima, akwisha umutima, akwica n'ibyumva by'inyuma, arangije akwicira n'ahazaza. Yego, today uri muri why. ubu uri kuvuga ngo kubera iki, ryari, byaje gute, kubera iki, byagenze gute, ninde, why, when, what if. None sunikaranye muhimu. ubwo usigarana ibitekerezo n'ibibazo byinshi kuri mugenzi wawe. Yes, by'ubugoma ahubwo biteye n'ubwoba. Uba wumva nta munezero kuko icyo yakwiciye amarangamutima. Yego, ikindi kurota ubona wowe mwashakanye bisobanura ngo
Imana irashaka guha uburenganzira bwo kuruhuka. yego Haravuga ngo divorce Imana ntiyemera, abandi ngira yemera, hari ukuntu abantu bivuga ibintu bishakiye. Ariko biravuze ngo iki? ntabwo mbizi. Yaravuze ngo ubonye kibi kije agira gute? Umunyamakenga iyo abonye kibi kije aragihunga se? arakikinga nyine. Tega gahanga bahonda se? oya Barinda ngo biti ifuni ngo nurugo ndi kurengera. Takaguru be. oya Ndagira ngo abantu banyumve, please. You need a freedom. yego You need freedom. Iyo urose gutya divorce ku mugabo we muyikora cyangwa ku mugore muyikora, bene wanyu bayikora, biravuze ngo wowe ubwawe ubirose ukeneye uburuhukiro. ukeneye kuruhuka. Urabikeneye kandi urabikeneye mu buryo bukomeye. Ikindi bisobanura ngo guhisha imibabaro ndetse n'ibyo utekereza. Kandi iyo ubihishe ni mu kabati, ni mu bitabo, mu mutima. Umutima uzamera ute? Uzaba nyine mu kirundo utagutuntura. Gutuntura? Kwa kundi nyine umutima uba ufite ibintu byinshi ariko ntayo wabwira. Ukumva shwi ugatuntura umutima ngo byamenyekanye Imana yabonye ko ufite urugo rubi, ariko urimo urabihisha. Urababaye, ugiye kurwara stroke, ugiye kurwara ibyo cyo munsi y'ubwonko, ntabwo uri kurya, urarara uri ijoro ryose nta mahoro. Yego. Ikindi bitekerezo byo ntabwo ushaka kubigaragaza. Nyagasani we. Ntabwo ushaka kubigaragaza. Urafite ahantu bihisha, noneho Imana ikaguha kurota izo nzozi mu buryo bwo kugira ngo wowe ubwawe wikureho wa mugozi. Ariyo mpamvu urota wa bya bintu bikuremereye. Ariyo mpamvu urota divorce yabaye mu rugo. Kurota umubyeyi wakora divorce bisobanura ngo hariho karande yari yarakusizemo, ariko uyu munsi uraziyambuye. Ariko ukeneye kugira uburuhukiro. Ariko cyane uwo mwashakanye ukarota mutandukana kandi muranya mu gitanda kimwe, biravuze ngo yanyonze ibitekerezo byawe, ntaguha mwanya, ntaguha guhumeka, yabaye nk'iwa mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byawe byaranizwe. Nawe ubwawe warakuniga kubonye. Aho rero kurota divorce byerekana icyo twita distraction. Ubwo ni ukorogowa mu bitekerezo n'imitekerereze n'iterambere n'ubuzima n'ubucuruzi. None se ahantu hakoreraga abantu babiri, musigara umwe byagenda bite? usigarana imvune y'ibitekerezo ndetse n'umubiri. Hamwe usanga uvunika. Bene abantu kuzirota rero birasobanura ngo ukeneyeho kuruhukira, ukeneye kuruhuka vuba byihuse, as soon as possible. Shakisha uburyo ugomba kubona umwanya wo gukemura ikibazo cyawe. Nkuko none nakomeje ngusobanurira ku bintu by'inyenyeri, akenshi iyo ubuzima bwawe bugenda, nk'urugero reka ndabisobanura gutera, reka tuvuge kuri amagambo abiri. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu wibwa inyenyeri cyangwa yatwikiriwe, cyane cyane yitwikiriwe, cyangwa iyo bajimije, agira ibintu bine bikomeye bimubabaza. Buri gihe ahora ari umukandida w'ibyiza. Kandi wanakora mu mibare mu buryo bw'ubushakashatsi, mu buryo bwo kwitegereza na promesse yahawe, ukabona amahirwe yacyapfumbase mu kiganza. Ariko the end ni umukandida w'ibyiza ariko si umusaruzi w'ibyiza. Ntabyo abona. Yego, nyine ntibimugera mu biganza. Ashobora kuba uwa mbere mu ishuri akapfa atabonye akazi, cyangwa na diploma akayibura kandi ku munota wa nyuma. Uno muntu ashobora gukora ikizamini cya perimi, buri gihe akagwa ku ikona rya nyuma. Uno muntu amahirwe yagiye kuza buri gihe, haza impamvu ziyabuza. Impamvu ziyabuza nyinshi zibaho. Ati kanaka afite ino ndwara ntiyakora hano. Yego. Uno muntu agira igikundiro pe, abantu bose bakamukunda, ariko ntumenye iyo kinyuze. Yego. Kirayoyoka. Indwara za hato na hato mu rugo, kuko burya hari inyatsi 3 nabonye zikomeye muri iyi si. Inyatsi 3 zikomeye.
inyatsi ya mbere niyo umuntu ukodesha, ntabwo ari tenant, ni umuntu ugira gute ukodesha, umuntu ukodesha amazu ye. Ndavuga landlord wawe nta kibazo, ariko wowe ukodesha, wowe uyibamo utanga amafaranga ngo ubemo, ni inyatsi y'ubwoya n'amahembe yarashokowe. ubwo ni abapangayi bararushye. yego, ndashimira Imana yantabaye, Imana izadutabara tabara n'abandi bavandimwe tuve mu bupangayi rwose. ariko baze kurekura inoti kandi waba uraye. Nyirinzu uba ugomba kumwishyura nyiribyondo. uzi ko ugomba kumwishyura ibyondo. iyo ni inyatsi ndayikubwiye kandi uyumve. ndi kuyumva se simbizi. ugira gutyo ukamara imyaka 10 mu nzu y'uwishyura, ugasanga wishyura amafaranga arenga miliyoni utigeze utunga mu buzima, utabasha no gutunga. ariko ibaze kugura aho wituma, aho urara, ukagura ibiryo, ukagura aho urara, ukivuza. ni ukuvuga ngo icyo kintu ntabwo uzabigarurirwa niyo yiguha ku ideni bakayishyuye. inyatsi ya kabiri ni cyitwa uburwayi butwara amafaranga. yego rwose. rero mu bantu inyenyeri yazimye, ntabwo Satani akutuma ahora agura muri bwa butayu bw'ubukode, kuko bya bihumbi 100 wishyuraga bakabisevinze, ariko urabyishyuye kandi uri na burare, ko nyirinzi akeneye amafaranga, arayakeneye kandi nturi buyamwime. reka tubare umuntu ushyira 40 ku kwezi, ni akazu gato. noneho uyu munsi barakubaza ngo ufite abana bangahe? ntabwo bayiguha. ndimo ndabyibaza, ntabwo iyo ufite abana benshi bayongera. yego, urumva ni ibihumbi hafi 40, ubwo ni 140, tubare mwaka ni 400, shyiraho indi 480, ariko wareba ugasanga nta nayo winjije muri uwo mwaka. ibibazo kwise w'imyozo nyine landlord nyine bari hatari, kandi uko Sirasi we yasetse ku ruhande kandi nta kwezi agusonera. kwiki se mwafatanyije kuyubaka? urumva iyawe irahari, ariko ikibazo gihari, hari ahantu inyenyeri iri kuzimirira muri, kandi abantu bakunze gutwarwa inyenyeri ni abarezwe na ba mukase, n'abanye na ba nyirasenge batabakunda, na ba nyina nabo batabakunda, n'abandi bana bavutse bidakenewe muri famille batabashaka, n'abarerewe mu miryango bagutwara inyenyeri rwose. ngo reka umwana ngo uretse kujya kwiga ngo banza uvoma, ariko urabugenda uwakajya kwiga kwatsa inyenyeri ye, iyo wawe ikazima akakudindiza cyane. so kurota inyenyeri biravuze ngo ibyo wanyazwe byose Imana irabigaruye. amen, haleluya. kibwo ubuhamya nabutanga banga kuva mu bakantegeza saa moya mvuye kujonge ko abantu 10 bose bici bategereje agahanga kanje ngo nzaje kandi bose bakarabe. uwirira ngo burimiro n'ubahinze bose ngo barindire ntamba bazave ku ishuri ajye kuvoma, mu gihe abandi batoye ikayi genge kuvoma muri Nyakabingo. ndahibuka bakamura ujerikani rukuruta, kandi ningerayo nta bantu usanga bavomye, barangije kuba bitahiye. narababaye inshuti, barayijimije, bamukadata baratwikire ko uyu munsi nibatwikire ndore ntago bikunda. bisobanura ko niba urya urote, yabwiye ati wowe Aburahamu sohoka ubare inyenyeri, bigukanga ngo nta mwana ugira, nubasha kuzibara umbwire, natwe twarazibara. ariko hari umunsi umwe tutazibaza, umunsi yatanze igitambo akagaburira abashyitsi b'amarayika, niwo munsi atongeye kubona inyenyeri, ahubwo yabonye umwana. hari ikibura rero ngo bazagikorera cyumva manitambuke. icyo nkubwira cyo, nta muntu ushobora kuzimya kukwambura icyo Imana yaguhaye mu gihe cyuyubaha. amen. batwaye nkundira ijambo, bafashe ikanzu Yozefu barayimwambura, ariko ntibatwaye, bibwira ko bamutwaye isezerano. uzanyikoresha ujerikani, ariko ntwaye icyo Imana yamvuzeho. ariko icyo gihe ukunanganaga nari kagufi, ufite akadakara byimbye kubera imvune, sindira igihe, simvuga, urushyi barasekura, nakora bakubitaho imigeri, uwo tuvukana gahonda, mama wacu bagahonda, bamuyomba bagahonda, data gahonda, mbega ingoma y'abaporosi ivuga buke, barahondahonze disi. ingoma se y'abaporosi iracyavuga. hari ibikivuga cyane n'ikimana, namenya ari ni amatushe ya telefone, yego, cyangwa inzogera. oya reka da
ni amatushe ya telefone bahonda gutya barahonda kubita inde wihagaritse hano niwe utanahageze ubwo urubwa rwose rwarakubera ibishyimbo bitakora ati mucunga ubundi umwishywa atuma nta bishyimbo byera yego disi ikintu cyose wasuze niwe wagize gutya niwe twese se nubwo nari ndi ku ishuri nabwo umusuzi bageze hano waza bagahonda imari kurota inyenyeri yazimye, inyenyeri batwaye, inyenyeri bageretseho, nibyo turiho. buriya rero nta kintu kibabaza kugira ngo wabikora mu burenga birebe, amarenga birebesha amaso cyane. abibone hello. So urumva rero kurota inyenyeri nihinduka nigaruka n'ubuzima budafite icyo twara nk'ubukunzimya byakuvuna ntabwo bikunda uzaho nakiye niyo nacumura nakwihana ariko ntiwanze. So rero kurota inyenyeri ni inzozi nziza z'icyerekezo z'imibereho z'imivugire no gukosora ibikomere byose banyuzemo no kwinjira mu munezero wo kwakira umugisha. Yego n'impinduka bitavogera. Yego narabwiye ngo kwitendeka k'umunyonzi kwikamyo ntibikura nk'ibiri mu ikamyo, ntabwo bishoboka. impamvu igenda gake ni uko uhetse ibiremereye. impamvu buriya barakora batubuta nk'ivatiri bahetse ifatika kandi Imana ese nk'urugero utwita inda, utwita intebe, utwisa imodoka, ufite firigo muri wowe, ufite akabati muri wowe, ufite muri wowe, ufite studio muri uri kujya. Impamvu tugenda gake dutwita ibiremereye, ariko inyenyeri isobanura ko bigiye kuvuka bibona, bivuye mu magambo bibaye igitangaza, bivuye mu ntekerezo bibaye ibikorwa, inzira hari, ubuzima burahari. Biravuze ngo ni inzozi nziza zikingura amarembo y'ubuzima. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye cyane. Amen.